uyu mudamu turaturanye yakoze imyaka 5 afunguye umugabo we arapfa urumva ibintu byose rero maze abigurisha inzu bagiye kumwiruka no mutindi mukodeshereza byibura inzu amezi 6 atuze nakubwiye manzu nyumve yes naza nambwire uko byagenze uko yisanze muri polisi bakamufunga amanura ngire mageragere ambwira inkuru ya mageragere ambwira ubuzima bwa mageragere muri prison y'abagore ego nkwibwirira ubwo inkuru ya mageragere ukuntu abagore ambwira inkuru ya mageragere kandi ko wagezeyo kandi nkubwira ngo baramfashe ajya mu rukiko ndaburana urukiko rwateje Nyarugenge nabanje tebe Nyarugenge bame iminsi 30 ngeteje y'Nyarugenge bankubita imyaka 20 y'igifungo wajase njya watikuru Nyarugenge barayikonfirima 20 njya kuru daperi Kimihurura bambi 5 bakoraho 15 burya baje gukora veni veni konfirimye aho sha urakomeye ari abagutera imyaka nk'iy'abajenosideri ku biyobyabwenge n'imikino abantu bazanapfirayo bakatiyo myaka inakonfirimye twigire mageragere rero nk'umuntu wari ufite umugabo uyibyukiraho kwishaka urumva ugira gutya ukamunyara kwibya wisanze gute mageragere uri aho ngaho arawifumbase ubundi buriya iyo bagufunze ahanini ikintu baba bagufunze ni ukutabona imibonano hariya rero iyo uhageze wakira ko imibonano utagomba kuyikora oya utihanganye uwo mutinganyi gute rero ariko se mbabura umbwire urabona abagabo pfiriya twaratinganaga ibyabaga byako no mu bagore baratingana hari mwari mufite umugore warongoraga witwaga ntago ari umwe hari n'abitwaga bande bose bayemena ego kare abatinganye ni benshi bakubita imponje ngo kigashyuha uza abana bashizemo za matrisi hariya Nyamabondo garuka gato Nyamabondo mu magambo wivugiye ko mwebwe hari amwatinganaga watinganye inshuro zingahe hoya ntago ari bose no kuvuga ngo urumva kuni nkuko umama bana abantu 5 mu nzu 2 bamutabi mwebwe mutarinywa ntago ari abantu bose babikora ntago abantu bose batingana n'umuntu ubanga umuntu ukunda abagore mu gihugu wabyumvije iyo ageze muri gereza kariya n'ubundi akabura abagore yitingira abagabo n'abagore bakunda abagabo bageze hari abatinga abagore bagenzi babo ko kwihangana ntabwo yabasha kubyiyumvamo bwa mbere rero ndashaka kugira bwa mbere utingana byari byagenze bite njyewe njye ntabwo iyo mico nigeze nyikora nta muntu wigeze kwa approachinga barebayeho ariko njye nkabyanga bara nabikwaka hariya kavuga ati ndagikubita inkonje 90 shere papa umugore ubarongora yitwa nde yewe yari umutinganyi yari afite abatinganyi biwe yitwa nde ntago yatingaga abagore bose babagayo ntago abagore bose bari muri gereza ariko batingana hari n'ababyanga hari n'abasenga hari n'ababitinya ntago bose ariko batingana yakatiwe igihe kingana iki yari ari kuri 30 muja katiye 30 cya burundu uyu muja maze yaranatashye serious yaratashye yari maze 30 yaratashye ni umugore usa nk'abagabo yari afite urusura nk'uru rwanjye reka ari umugore bana yasaga nabi kabisa ese Nyamabo ko abagore batabafungana n'abagabo uyu nguyu wamumenye gute hoya ntiduhurose kuwa 5 muduhurire mu mbera byombi habaye nko gusenga habaye nk'ibirori se iyo hari ibirori mwarahuraga
abari umunsi wo kwinyensura abagore n'abagabo barahura ariko ntabwo bahura akavuga uyu mudamu wo hasi waruvuze yose nyamago ikindi abari cyakubaza umunsi wo kwinyensura ni wa mudamu w'urusura narigeze numva kwa gatanu barasabana kongre kwinyensura bashyira mu mbyino z'isi abantu bakaza hano ni nko kuvuga ngo barahura bakabyina bakagira bahengamana nyine Nyiramana ngwino hano ni Nyiramana ni Nyirabunani Nyiramana ngwino hano kongre ngwino kuri kamera nawe yagezeyo nyine uyu mugore uramuzi kwa gatanu abari umunsi wo kwinyensura wagezeyo wavuyeyo ryari mubaze igihe wavuriye iyo nguyu yavuye 2023 ni kera wowe wagiyeyo ryari yewe namaze amezi 3 yonyine atatu bari ikigoroba no kujya kureba intuza kubara amadini no kubara amatafari banyitaga amayinga nari umuderenga navuye nyiri umuderenga ngewe wavuyeyo nyiri umuderenga amezi 3 ariko ni procedure yagucyuye we ngewe nagiye nkatiye amezi 4 muri station noneho ngenda nkora 3 ariko wari wibye umugabo oya nakagambane kagambane si ubwo muri 2013 niwe bonyine babonye bagomba kugambanira nakagambane nyine kwa yari amakimbirane ya famiye ntabwo yagombaga kungezayo ariko ni famiye wabo w'umugabo oya ni mwene wacu ni umuvandimwe uko bigaragara ko nk'umuntu bigaragara ko umeze nk'umuntu ukunda imitungo ni amakimbirane n'umuvandimwe wanjye ndasa nk'umuntu ukunda imitungo nyamabo ushingiye surebe sura se kama sura ya babona sura ya kazi nibwo umuntu ukunda imitungo abasati none se nyamabo wa mukobwa bitwara uwize wari umuzi jive niko we ntako nyamabo ko nari ndi kwirira imana yambujije kurira kuri kamera imana kuje kurira kuri kamera imana genda shaka ubwo yaba yabiguhaye none abirya se nje nashaka kugira ngo ariko se bigutwaye iki ndashaka kugira ngo umenyane na Nyamabondo noneho ageza gusengera iwawe Nyamabondo ko umuntu ufite experience ya hariya urabona ko afite n'ipusi yitwa iyi pusi wanjye bayibonye bayita Natani reka mbani nze nije vuba mbone gusubizaho kamera Godfa imana yambujije kurira pusi yanjye nari Natani kuki wayise Natani rero nibo twaguze kano kabutike nyita Natani none